abakora umwuga w'ububatsi n'ububaji basaga 2500 bahawe impamyabumenyi yemeza ko umurimo bakora bawuzi neza koko. Ni impamyabumenyi itangwa na sendika y'abubatsi n'ababaji Stekoma, aho izi mpamyabumenyi zihabwa abo bigiye ku murimo ariko bakaba nta cyangombwa cyerekana ko ibyo bakora babizi neza koko. Ni umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali witabiriwe na Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Dr Jeannette Bayisenge ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Twisungane. Igitekerezo twagize nka sendika ikora ubuvugizi, ivugira abakozi kugira batere imbere, ni igitekerezo twagize kuva muri 2015. Abafundi abenshi bigiye ku murimo, ntabwo bagiye mu ishuri, mu gusaba akazi usanga bagendana ibikoresho byabo, rimwe abantu ntibizere imirimo bakora. Twegeye rero leta dukora ubuvugizi, batwemera ko abantu twakora isuzuma bumenyi tukabaha ibyangombwa, impamyabushobozi zigaragaza ya myuga bakora. Ibyo bikadufasha kunegosiya n'abakoresha kugira ngo turebe ko habaho amasezerano y'umurimo yanditse, kuba bahemberwa kuri konte, kuba bajya mu bwiteganyirize, bantu bagaragaza ibintu bakora. Kuko mbere twajya kuvugira abakozi ugasanga abakoresha batubwira umuntu ntabwo ari umufundi, ntabwo abizi, kandi wowe umuzi ko amaze afite experience y'imyaka 20 yarubatse amazu menshi mubona. Ubwo rero leta dufatanya kugira ngo ya myuga tuyihe agaciro. Najyaga gushaka akazi rero njye nkagenda nitwaje ruba murayibona imwe dusingisha amarange, aho ngeze bakanyima akazi kubera ko nta cyagaragazaga yuko uwo murimo ntuzi. Ntabwo nacitse intege, naje kumenya sendika yitwa Stekoma ndayigana, naje kubasobanuza bansobanurira ibyo bakora, bambwira yuko batanga amahugurwa ku banyamuryango babo ndetse bakabakorera n'ubuvugizi. Nanjye rero naje kuba umwe mu banyamuryango bayo. Nyuma yaho naje kugirirwa amahirwe nkora ikizamini kijyanye no gusiga amarange. Naje rero kubona impamyabushobozi mu mwaka w'2016. Nyakubahwa Minisitiri rero aho mariye kubona iyo mpamyabushobozi, ubu nsigaye njya kwaka akazi bakakama ndetse nkajya no mu makampani akomeye. Ni ukuvuga ngo umushahara nahembwaga mbere yuko mbona ya mpamyabushobozi ubu ntabwo ari wo mpembwa. Iyo mpamyabushobozi rero yaje kumfasha, ubu nkaba nariguriyemo nk'ikibanza cya miliyoni 3 ku giti cyanjye namufashije. Nyakubahwa Minisitiri yibukije abantu bafundi ko impamyabumenyi bahawe zitazabafasha gusa mu gushaka akazi, ahubwo zizabafasha no mu guhanga imirimo muri bagenzi babo. Turebye nka gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 turimo gusoza, igaragaza ko icyiciro cy'ubwubatsi ari kimwe mu byiciro by'imirimo byagaragaje ko bifite amahirwe yo kuzamura ubukungu bw'igihugu no guhanga imirimo. Igihugu cyacu rero cyashyizeho politike n'ingamba zitandukanye zigamije guhanga umurimo, ariko nk'uko byakomeje kuvugwa n'abambanjirije, ntabwo ari umurimo uwo ari wo wose, n'umurimo unoze kandi umurimo utanga umusaruro. Muri izi ngamba rero harimo politike yo kwigira ku murimo igamije gusubiza ibibazo bigaragara ku isoko ry'umurimo, birimo kuba hari icyuho hagati y'ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo ariko n'ubumenyi dusanga ku isoko ry'umurimo. Zimwe rero mu ngamba ziteganywa muri iyi politike yo kwigira ku murimo harimo iyi gahunda yo gufasha abantu bigiye ku murimo batanyuze mu ishuri kubona impamyabushobozi ihamya ubushobozi bafite. Kwigira ku murimo rero ntabwo bifasha gusa kugira ubumenyi bufasha kubona akazi, bifasha ahubwo no kugira ubumenyi bwo kwihangira umurimo, bityo mukaba namwe abatanga akazi. Kandi ndizera ko nubwo twumvisha ubuhamya bwa mugenzi wanyu umwe, tubahaye mikoro
benshi batwereka ko abamaze kubona izi mpamyabushobozi mu gihe gitandukanye zabafashije kwiteza imbere mu kazi ariko zikabafasha no guhanga imirimo ku bandi bagenzi babo. Yasoje asaba ko barangwa n'ikinyabupfura ndetse n'indangagaciro kandi bagashyiramo umwete mu murimo wabo. Aho abanyamahanga baturushaga tugiye gukuba natwe ahubwo tugakuba inshuro nyinshi. Abanyarwanda ni abanyamurava, sinzi impamvu abandi baza bakaturusha. Yego, ni ukugira ngo rero cya discipline, indangagaciro, buriya indangagaciro zabuze uburimo no kwiyambura ubunyarwanda. Nuko rero murangwa n'indangagaciro ku murimo, ubundi mutere imbere kandi turahari twese kugira ngo tubashyigikire. Umaze igihe kingana icyo ukora? Baguhaye igipapuro, niki cyerekana ko ushoboye usibye igipapuro baguhaye gusa? Nyine kubaka cyose tukagerageza. Urugero? Nk'urugero wenda nk'urugero nk'umuntu ashaka kumpamagara akambwira ati ngwino ushiriremo urugi cyangwa se nterera igipande cyangwa se shyiriramo idirishya, ibyo ngibyo ndabishobora. Hanyuma tubwire iyi certificate igiye kugufasha iki? Nibihe bibazo uhuraga nabyo mbere yuko ubona iyi certificate? Iyi certificate igiye kudufasha, iyo udafite certificate hari aho ushobora kujya bakakubaza ati se urabizi, bakakubona nyine wenda bakabona ko ntabyo wize, ariko iyo uberetse certificate baguha akazi nta kibazo. Tubwire imbogamizi wajya guhura nazo nyuma yuko mbere yuko utarabona iyi certificate babahaye. Imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ni kujya nko kuri site wenda ugiye nko gukora akazi bakakubaza icyemeza yuko wize ibyo ukora. Kubona iyi certificate rero biduhaye imbaraga z'uko ushobora kuba wajya mu kazi utikandagira. Tubwire imbogamizi wajya guhura nazo urumva mu myaka ishize. Imbogamizi nahuraga nazo nuko nabaga ntafite ikinyemeza yuko cyangwa icyemeza ibyo nkora mu kazi. Yaduhaye certificate izatugeza kuri byinshi. Nk'ubu ndi umufundi umazemo imyaka irenga 10. Bari byo benshi kubakisha amazu aciriritse za kadasiteri, ariko ubu ngubu ndizera ko nzajya ku rwego ruhambaye kuba nanakubakisha na etaje.